Neza ni karibu kuri YouTube channel yacu muri kumwe na Dr Gasangwa Patrick, aho muri aka kanya tugiye kuganira ku ngingo y'ingenzi mwatubajije mutubaza ati se sida igaragara nyuma y'igihe kingana gute nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Iyi video ni ingenzi ndabakangurira kwikasangiza abandi, ariko by'umwihariko mugakora subscription kuri YouTube channel yanjye kugira ngo mukomeze kujya mubona video zitandukanye tuzakomeza kujya tubashyira ku gihe nta nemwe ibacitse. Se waba warigeze gukora imibonano idakingiye none ukaba wibaza igihe virusi ya sida ishobora kugaragara mu mubiri wawe? Ese waba utekereza gupimwa ariko ukibaza niba atari kare? Umunsi rero turi bukubwire ukuri kuzuye ukwiye kumenya, ariko uko kuri ntukuhererane ahubwo gusangize inshuti zawe kandi ukore subscription kuri no YouTube channel. Ese ubundi HIV na sida bitandukanira? HIV nyine ni virusi itera sida. Sida ni icyiciro cya nyuma cy'uburwayi buterwa na HIV. Umuntu ashobora kugira HIV imyaka myinshi adafite ibimenyetso bya sida. Iyo virusi ya HIV igaragara mu bipimo. Iki nicyo gihe cy'ingenzi buri wese yibaza kandi akwiye kumenya nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, cyangwa se n'ubundi buryo bwose bwatuma umuntu yandura sida, uburyo butandukanye, wijombye igikoresho cyakoreshejwe n'uwanduye, cyangwa se wakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, kuko niho benshi bakunze kwandurira. Rero buriya nyuma yo gukora imibonano idakingiye, HIV ishobora kwinjira mu mubiri mu masaha 24 kugera kuri 72. Aha niyo mpamvu tugukangurira nimba ufata byerini birinda kwandura byitwa post exposure prophylaxis, tubyita PEP, kuba wabifata mbere y'amasaha 72. Rero test ya HIV ntiyihutira guhita ihigaragaza. Aha birumvikana. Vango muri amasaha 72 ya mbere ngupimye nta HIV nzabona rwose, zaba negative nkaho utanduye kandi wenda ubwandu bwatangiye, kubera ko virusi nyine zitangira icyo gukora icyo twita kwimultiplia zikigera mu mubiri wawe. Ese hari igihe bita window period? Yes, window period ni igihe cyase icyo gihe ni iminsi 14 kujya kuri 90 nyuma yo kwandura. Muri icyo gihe umuntu abarwaye ariko test irakerekana negative, iyo niyo bita window period. Urarwaye ariko test irakere negative, ba ku minsi 14 kujya kuri 90 uhuye n'ubwandu. Niyo mpamvu gupimwa vuba cyane bishobora gutanga igisubizo kitari cyo. Dore nama icyo tuvuga nka WHO cyangwa Minisante bavuga ko gupimwa nyuma y'ibyumweru 3 kugeza ku mezi 3 nibwo test iba ifite ukuri. Aha murabyumva neza. Bivuga ngo nyuma y'ibyumweru 3